ibi bintu n'ubundi leta yabikoze bamwe tutabyumva, ariko turihangana kuko twizera abayobozi bacu n'ubuyobozi, turemera tubana nabo n'iki, ariko niba bagikomeje umugambi wo kwica abarokotse, aya musore ku mugaragaro na leta ibura icyo ibikoraho. muga dusoza size ako karugu nakumvishe turaza kubipfa na leta ibura icyo ibikoraho. buri kibikoraho kuko leta nitubona itaduprotecting, we shall protect ourselves in a way we know. ikimenyetso cyerekana ko hari ikibazo atari ubutabera. Iyo abaturage batangiye gufata ubutabera bakabushyira mu biganza byabo, haba hari manque ya justice. ariko leta ntabwo nyirega kutatanga ubutabera, ariko nanone ubwo nimba ntibutanga umusaruro, itanga ubutabera butuzuye. oya wivugire, igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega. This thing of genocide bigomba guhagarara as soon as, nta nubwo ngomba kurenza iyindi, kongeraho indi myaka 5 ku iyo mfite ubu ngubu, icyo kintu kitarahagarara. This thing, the president should come out, inzego z'umutekano should come out, guverinoma yose should come out, ibi bintu bakabikumira hakiri kare. Ubibonetseho aho bamujyana simazi, ariko niba ari uguca imitwe abantu, Minisita Bizimana Jean Damascene akaduhereza imibare. These are not numbers, these are human beings. Abantu barokotse jenoside baracyakomeza kwicwa mu maso yacu. No. Ibyo bigenda byanze ni ishyaka mizira. yego, ni ishimwe rikomeye cyane kuba turi kumwe na Mugabe kuri One Nation Radio, radiyo ya diaspora y'u Rwanda, ijwi ya diaspora y'u Rwanda. Mugabe, turishima cyane tuganiriye nawe. Murakoze cyane. Turi kuganira byinshi birambuye ku bijyanye na Afurika mu kanya, ariko nari mbigabanyije nje kubihera hano mu Rwanda. Imiyoborere ni ikintu gikomeye cyane, nkomoza ku myaka 30 igihugu cyanyuzemo, ni imyaka yazanye impinduka zikomeye cyane, ariko zivuye ahantu hagoye cyane kuko jenoside yakorewe abatutsi muri 1990 nasize isenye ibintu byinshi, inzego zose n'abantu ko bari, ariko hari abantu babihaniwe barangiza n'igihano. Abantu bigeze kugaragaza impungenge z'uko batizeye ko kugaruka bishobora kongera kuba ikintu cyiza. Usesengura gute cyaha cya jenoside, ibihano abantu bahawe, nuko bagenda bagaruka mu bantu? Ese ubona bagaruka ugendeye uko dusesengurira urwego rw'igorora, baragororotse ku buryo a society iri safe, irimo aba convicted genocidaire bari muri sosiyete? Nawe wambwira niba ubona bari safe, ariko lucky for me I am on this side. icyaha cya jenoside mu Rwanda, mu butabera bwacu twakuye igihano cy'urupfu, kandi twagikuyeho, leta yabikuyeho. Jyewe nemera neza, nashidikanya yuko ari icyemezo cyiza cyo gukuraho igihano cy'urupfu. Umuntu kumukatira akarangiza igifungo cye, iki kintu ndagira ngo tukiganireho neza. Umuntu niba tuvuge yibye, urukiko rukamuhamya icyaha, agakatirwa igifungo akakirangiza, sosiyete mujye mumwakira nk'umuntu warishye ibyo yagombaga. Icyaha cye yakirishye, cyarangiye, ntabwo akiri umujura. Icya kabiri, kugororwa. N'abo bajenoside, n'abo bantu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi,
bahawe ibihano biri proportional. ibihano biri proportional biba bimeze bite muga? Ibihano bingana n'icyaha yakoze ukurikije uko dutekereza uko sosiyete ikwiye kubaho, kuko kuko mu mategeko buriya esensi y'igihano ntabwo ari ukwihorera, oya, esensi y'igihano nanone ntabwo ari ugukura umuntu muri sosiyete burundu, ahubwo ni ukumukura muri sosiyete akaba agiye kwitekerezaho igihe afunze. So mu gihe afunze agahabwa inyigisho zimufasha kugororoka, ariko buriya icyemezo cyo guhitamo kugororoka no kureka ingeso mbi kiba kiri absolute on you. It's an absolute decision. It's an ultimate decision you take. Dushobora kubonera inyigisho hamwe, njyewe nkazitsinda, wowe ntuzitsinde, kandi twese twahawe amasaha angana, twahawe uburyo bungana. So ariko mperutse kumva interview y'abantu bari bitabiriye ihuriro One Unity Club. ryitwa Unity Club Intwararumuri. Harimo abantu bageze mu nzego zose z'ubuyobozi n'abakizirimo. Urumva iyo uri umunyamuryango, iyo wabaye umunyamuryango wa Unity Club n'ubundi uragaruka ugakomeza muri Unity Club. Buriya niho wumvishe hari umukecuru za Rukumberi. za Rukumberi. Rukumberi iri hagana Ni mu karere ka Ngoma. bamuciye umutwe, ndumva aho mperukira n'umutwe wari utaraboneka, Hari habonetse igihimba cyonyine. kandi si aho honyine, ubona imibare yiyongera. Bakakubwira ngo hari abantu barangije igifungo ariko bakinangiye, barangije ibihano byabo. N'ubusanzwe gahunda yari uko bagomba kurangiza ibihano byabo ariko bagasubira muri sosiyete. Bamwe basubira muri sosiyete ugasanga baracyafite iyo myumvire y'ivangura n'ingengabitekerezo ya jenoside. Icyo rero ni ikindi kibazo kiba kivuga yuko inyigisho bahawe ntabwo ziba zihagije. Ariko izo nyigisho zirahari. Njyewe ubasha kuganira n'abantu bo muri RCS, ubasha no kuvugana n'abantu wenda bajyayo cyangwa bakorayo, hari politike cyangwa porogaramu zihari ubona koko nkawe nk'umu academician nka Mugabe wasesengura ukavuga uti izi za bearing fruit zo kurehabilitating bano bantu bashinjwa bahamijwe ibyaha byo gukora jenoside. Numva ikintu cya mbere, urumva mbere y'uko uvugana n'abo bantu ba RCS, urwo rwego rw'igorora ntabwo rwakwivuga nabi, ariko nkanjye wabayeho muri gereza igihe runaka, nkanaganira nabo, n'abemeye basa nk'aho bemejwe ariko batemeye ku bushake. Hariho n'abantu benshi bagiye bemera icyaha n'igihe cya gacaca tije bakagabanyirizwa ibihano, bagakora ibihano bya tije, bagasubira muri sosiyete. Benshi bisubiyeho bafata umurongo muzima, abandi ntibarafata. No muri gereza ndibuka hariho bamwe bakatiwe nabaga ndwaye kabisa bakabyitaho, bakanshyuriza utuzi nkoga, ukabona akakuzanira niba bamugemuriye mu byo bamugemuriye akakuza, mbese ukabona arashaka kubana nawe. Kandi ndi wa muntu wajyaga buriya mu kujya muri gereza byari ibyago, ariko nabibonyemo n'amahirwe, amahirwe menshi y'amatsiko nahoraga ngira. Niki kiri mu mutwe w'umuntu wagize uruhare muri jenoside? Ibyo byampaye umwanya wo kuganira nabo ngumva neza mu by'ukuri ikibazo ukuntu kimeze. Ntabwo ntekereza yuko abantu benshi bari bayoboye interahamwe, bari bayoboye ibyo bitero, bari abantu bize. Umuntu wize rero ntabwo
campaign y'igihe gito y'ibihagije. You need to discuss him and argue him Mm. mu buryo bw'aba intellectuel, mugakora deba Mm. kugeza noneho wowe ukanamworohereza ukamwumva, ariko ukajya umubaza ibibazo. Buriya nta kintu cy'exposing umuntu nko kumubaza ibibazo. Nujya ujya n'umuntu impaka ukabona birakaze, ujye withdrawing, wowe ask questions and observe, umuntu uhita umubona. Buriya hari ukuntu rimwe na rimwe mujya mumpa amahirwe mwafashe nk'umutumirwa mukamuma ngo mwibarize. Biriya bintu bimfasha cyane kumenya uwo muntu uwo ari we. Umenya na sensitivities, ukamenya ibyo yavuga n'ibyo yatinya kuvuga. Mm. Nushaka urugero uze kumbwira nze kuruguhereza. Yumve nta kibazo. Oya, ntabwo wabitekerejeho neza, abanza ubitekereze, kuko ndavuga umuntu umwe uwo mujya mutumira nabajije, nimbivuga usange bibateye ikibazo. Nta kibazo bidutera. Akaguha amahirwe wongere ubitekerezeho, akavura nigahita nibwo uri butangire gutekereza. Nta kimuri ntwara. Ariko urumva hari umurongo wa leta w'ubumwe wo kuba umunyarwanda, wo gushingira isano yacu ku bunyarwanda. Uwo murongo uremfasayized uburyo n'abantu baza kuwigisha baza bawumasitarinze. Ariko icyo dukeneye ntaho kirenze icyo. We need to discuss. Abandi mazina nubwo bakeneye no kuganirizwa. Hari abantu ubona kabisa bagifite iyo ngengabitekerezo kandi bayihagazeho y'amacakubiri no kurimbura abatutsi. Ikintu cyashoboka gusa ni ukubafata mugakora ingando, mukabajyanamo, mukabigisha integration, uko bagomba kubana n'abandi. RCS yakwigisha uburyo bwo kureka no kwisubiraho, ukava kuri iyo myumvire. Ariko ubwo umuntu nihanganira yamara mu biganza imyaka 25 bya RCS ahinduke, akazahindurwa n'izo ngando z'amezi cyangwa z'imisi. Methodology, RCS na methodology. Iyo methodology batayikoresha muri myaka 25 bamufite. Ntabwo benshi bibafasheho cyane. Now I get a point. Abenshi ntabwo bibafasheho cyane. Hari abatabibonamo a threat. Yego. Urumva ukize icyamwirukankanaga ushize impumu cyangwa se reka ncuye umugani. Ushize impumu yibagirwa icyamwirukansaga. Ariko mu Kinyarwanda hari undi mugani bavuga ngo ukize inkuba arayiganira. Ikintu ushaka kuvuga ni iki? Buriya ntabwo ntekereza yuko abantu bo muri RCS bose bumve uburemere bwa jenoside. Harimwo usanga ubyigisha akabikora nk'inshingano ahemberwa, nabikore mu rwego rwo kuvuga ngo aba bana bazarangiza ibihano byabo basubire muri sosiyete. Kandi iyo basubira muri sosiyete batarahinduka bizaba ikibazo. Bizaba ikibazo. Icya kabiri, methodology gukoraho kugira ngo uhinduke n'inkoraho Mugabe ziratandukanye. Ikindi gikomeye cyane kiri muri ibi bintu ni uko umuntu mutekereza ko yagororotse kuko arangije igihano, nyamara akaba atarisubiyeho. Ntekereza yuko hakeneye ingando, hakazamo n'abategetsi n'abashinzwe umutekano. Shira birarura niwanga, you have no space in this society. Noneho turagufunga ubuherayo. Rimwe nigeze kugira igitekerezo kiri extreme, ariko nsanga biragoye ndacyihorera.
buriya abantu bagize uruhare muri jenoside, abantu babonye jenoside, abantu babaye muri post genocide Rwanda. U Rwanda rugifite ibikomere muri za 90s, 96, 97, 98, 99 kugeza muri 2000. Uwo mwana naho yaba atarabaye muri jenoside, yabaye mu bihe by'ibikomere, byanze bikunze that will affect him. Ariko hari ikintu tudakwiye gukoraho ikiganiro, jenoside. tudakwiye Kuko ni icyaha ndengakamere, ariko abantu bakwiye kurangiza ibihano, hakabaho ingando za leta, akavuga ibi bintu nimutabihindura you people ntabwo muri uru Rwanda. ariko ubwo urwango ruba rumeze gute rushobora kukujyamo rukakujyana muri gereza Ariko ukakumaramo imyaka 20 ugasohoka ugakomereza aho wasoreje? ni uko urwo rwango ruba rufite ibindi birushyigikira. Icya mbere si urwo rwango kuba rukugeza aho wagiye gufata umupanga ugatema abantu, ugafata na mugano y'umwanzi ukamobilizinga abandi, mugahagurukana igitero, mukazana n'imbwa, mugahiga nk'abahiga inyamaswa mu ishyamba kugeza umuntu umumwisha. Urwo rwango rwakurwamo na gereza gusa n'amahugurwa y'igihe runaka cy'abantu babikora nk'aho barimo gukora campaign irangira uwo mwanya. Biramusaba kuganira nawe like real talk. So hari porogaramu zikwiriye kuba ziri mu igororero, ziri surgical, zitagetinga abo psychological. Atari ukuvuga ngo ibi ngibi ngo nubyemera ngo reka mbyemera, agatanga n'ubuhamya ariko ashakisha inzira yo gufungurwa vuba, kugabanyirizwa igihano. ariko natekereze ngo yarahiye, donc natekereje ku guhinduka ko, kandi abo bantu bagomba kuba just not only monitored. Buriya ni nacyo ikibazo cya integration. Integration na reintegration ni ikintu kigoye cyane, ni gisaba procedure irenze iyo muri gereza. Saba igisha umuntu igihe ari mu gihano, mukurikirane narangiza igihano byibuze after 5 years, urabona ari umuntu umeze ute, kugira ngo umenye effectiveness. Nta nubwo imibare byo gupima kureba yuko mu Rwanda hacitse ibintu by'amacakubiri na jenoside n'ingengabitekerezo ya jenoside bikwiye gupimirwa ku bantu bari hanze uko babanye. Bikwiye kureba ahubwo how effective abantu babihaniwe, uburyo bagororotse bakisubiraho, bagasubira muri sosiyete bakaba ingirakamaro. Mu gihe imibare ikireba abana bavutse muri 2014, 16 bose bakabarirwa hamwe, u Rwanda rumaze kwiyunga kuri iki kigero. Turebe ababikoze, have they reformed, have they babonye inyigisho zibakuru muri gereza zibatagetinga, ariko izo nyigisho zikanakurikira nyuma ya gereza cyane. Ubundi reintegration ni no kureba niba warabaye reformed muri gereza, waragororotse. Icya kabiri, muri sosiyete ubanye ute n'abandi, cyane cyane ku kintu cy'urwango cyo kwica abantu kingana gutyo, gikeneye nayo rehabilitation of long time. Ibindi bisaba nanone nubwo nabivuga bigateza ikibazo, ariko buriya ni ngombwa yuko leta ica umurongo, kavuga iti ibi bintu by'umuntu uzagaragara yaho ibi ngibi, uzagaruka wico uwacitse ku icumu, nawe nitukufata tuzakuvunira umuheto. Ni urugero. Nuramuka ubikoze umenye ko ubwo nawe byaba byarangiye, ntabwo gikenewe. Umurongo ugomba kuba uhari kandi usobanutse. umurongo ugomba kuba hari kandi usobanutse. Yego. Hanyuma iyo witegereje sosiyete nyarwanda uyibona ibanyite bijyanye n'imibare rukomojeho,
minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu itangaza ko ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda bugeze kuri 94%. iyo mibare iri politiko kandi nabo batangiye kubibona kuko nabivuze kera. Iyo mibare ntabwo bagakwiye kuyitangaza, nta n'imibare ikenewe. Iki ni ikibazo cy'ubuzima, iki ni ikibazo cya faburika kuva mu mateka yacu mabi. Iki ni ikibazo kigomba kureba social cohesion y'abanyarwanda uko babanye. Iki ni ikibazo hari n'umuntu ufata ukamwakira n'amaboko yombi, ni urugero yenda afite iyo myumvire ariko akagaragaza ko yayivuyemo, ukamwakira as a brother, ariko just in 1 month akagukorera ibintu ukumirwa. Kuki tugaragaza ku bana abavandimwe bacu bagize uruhare muri ayo mateka ukabona batabishaka? Why? Mbese batekereza twebwe ko dushaka kubana kuko dufite intege nke? Rega icyo ni cyo kiganiro gikwiye kuba. Tuve muri politiki. Kwemera kubana n'abahemutse si intege nke, ntabwo ari intege nke to, nta nubwo ari uko twabuze uko tubagira, nta nubwo ari uko tubatinya. No, turiho turareba inyungu z'igihugu. Ariko niba batadufashamo ibintu bizaba bibi cyane. People should think. Abafashe igihugu n'intwaro bakemera kubana noneho se n'ibyo bintu babonye mudahinduka ngo mubane nk'uko babiteganya, kuki mutumva yuko n'izo ntwaro bazihagurutsa nanone kubera iki? Why do we have to push each other? Kuki wumva habaho igihugu cy'abahutu gusa? Kuki wumva ko habaho igihugu cy'abatutsi gusa? Kuki wakwicara ukumva ko kubaho kwanjye biguteye ikibazo? Kuki wakumva ko ahazaza h'iki gihugu hatakureba? Kuki utumva ko ushobora gukorana nawe tutitaye ku ngano y'izuru, kunguka nanjye nkunguka? Kuki abantu bashaka kuremereza iki kibazo? Cyaraturemereye bihagije kikatugeza no kuri jenoside. Kuki abantu batumva ko iki ari ikibazo kiremereye? Nta nubwo ntekereza yuko nawe ubwawe, mbabarire ngiye kukujyaginga, nta kibazo pe. ukuntu ukimbaza ntabwo umbaza uri serious, kuko tumaze gukorana ibiganiro byinshi. Iyo uri serious cyane ku kintu kikubabaje ndakubona. Ariko iki ni ikibazo gikomeye kireba iki gihugu kandi gishobora gusipakinga a conflict ishobora kuba so bloody n'ibyo mwubatse byose mukabisenya. Kandi by the way, hari abantu bakiri hanze bamwe batahamijwe ibyaha bya jenoside ariko bakifite, bakipropagatinga online, bakikingira umutaka wa politike. Ibyo bikorwa bakabwira abantu yuko ngo u Rwanda ngo rushingiye ku bututsi, ngo tutsi domination, ngo hari apartheid. Ibyo bintu ni ikibazo gikomeye. Iyo ntabwo ari politike, uri mu macakubiri, uri uratugarura muri 1994. Ibyo bintu byakagombye gutuma wowe igira neza udasinzira. Ibyo bintu byagatumye n'urimo kwiga masters, n'uri kuri PhD abanza agahaguruka agatekereza ati uyu muntu ari mu biki. Ibi bintu byagatumye ushobora no kubivuga niyambuye n'ubusa.
iki ni ikibazo gikomeye cyane. It's about life and death. Iki ni ikibazo gikomeye, ariko mwumvishe ubukomere bwacyo. Ntabwo sinzi jenoside yabaye utaravuka, sibyo? naravutse. Ufite imyaka ingahe? Naravutse. Ningahe? Basimbwira ibyaha. Kuki se uyihishe? Ntabwo ngende bwo kukurambagiza, okay? Ntacyo bitwaye pe. Mfite uburenganzira bwo kudisclosing information yanjye. Ariko information y'imyaka yawe ni rusange, kuko n'ubu nagusaba irangamuntu. Kandi irangamuntu yawe si iyawe n'ubwo irangaho, ariko ni umutungo wa leta y'u Rwanda. Nese wowe uri umuvugizi wa leta? Leta se ni iki? Leta ni abakozi banjye. Buri muturage wese natumva leta ko ari abakozi be, leta izakomeza kudutwaza ingufu nyinshi. Tugomba kwihelding accountable. Erega leta ibereye abaturage, ishyirwaho n'abaturage. Nibyo nababwiraga, bakoresha irangamuntu yabo mu matora. Impamvu baba bayikeneye igihe cy'amatora ni uko ariyo itanga ubutegetsi. Ukwiye kubitekerezaho neza. Ariko ibaze abana bafite imiryango yarokotse jenoside, bafite imbaraga, bamwe bari mu gisirikare, abandi bavuye imahanga aho bari baraciriwe imahanga bagifite intwaro. Ibaze nabo biraye mu bandi babahigaga icyo gihe bakarimbura, n'abandi nabo bariyongeyeho bakazaza baje to revenge. Urumva icyo gihugu cyaba kiriho se? Nibyo twahoramo mpaka. Inkuru nziza ni uko ibyo bitazasubira, ariko kugira ngo bitazasubira twese tugomba gufata uwo mwanzuro. Twese, n'uryamye, n'unyumva, n'ukurikira kino kiganiro yicaye ku meza, agafata umwanzuro ati ibi bintu by'amacakubiri bigomba guhagarara, kandi tukabihagarika twebwe ubwacu bw'abaturage, tutitaye kuri politiki, tugafata umwanzuro. This must stop. Ariko sign tubona sizo ku stopping nabwo nubwo ziri kwaguka, kuko haracyari imvugo mbi cyane, hari zo kuri social media ukomojeho, ariko no mu karere hari nabo ya Perezida wa Repubulika yavuze ngo bafite politically primitive, igendera ku moko. Akurumva jewe nka Mugabe mfite ubushobozi kubiba mu rugo rwanjye, ariko ibibi wawe usase ngubaje imyaka ukayihisha nk'abakobwa. Abakobwa nibo bakunda guhisha imyaka. Probably I identify myself as a girl. How would you know? So now uri muri walk. Ndi muri pronouns. Oya, ariko n'uburenganzira bwanjye. Don't take it personally. Nta burenganzira ufite bwo guhisha imyaka. Nta burenganzira ushaka cyangwa kireka. Nta burenganzira ufite bwo guhisha imyaka uri umuntu w'umusore. Icyo nabyo ni ukubeshya. Ndabizi kuri cyane. Oya, ndabizi. Ariko uragira ngo abantu batwumva kuri iyi televiziyo bagire ngo mbazwa n'umusaza, mbazwa n'umusore mutoya w'icyara. Mba ndi good questioning nyine ability yawe yo kwibuka, kuko ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye nkavuga n'imyaka yanjye. Ariko urumva urigira nkaho naje kukurambagiza, ko nkwiye kuyifata mu mutwe. Jewe gutanga urugero kuko ari we mba mbona. Ukunanga urugero ntacyo bitwaye, ariko wakagombye kuba uhita urasa ku ntego ati nkawe jenoside yabaye ifite imyaka ingahe, kuko narikubwiye already. Ntabwo mbyibuka. That is not my problem. Uzahora unsubirishamo ibintu bimwe nk'ikiyongoyongo, aricyo gihora mu ndirimbo imwe. Ikiyongoyongo urakizi? Ndakizi. None wowe umaze gukora. Uruyongo ntabwo wagira ikiyongoyongo. Uruyongo ruba rumeze gute? Gifite umujosi umeze gutya, sineza n'imyandiko yo mu Kinyarwanda. So wabonye uruyongoyongo mu gishushanyo? Oya, nararubonye ruhari. Rugenda rugapfa igira neza n'uwo muri generation X. Aho ndabyemba, ariko mu millennia. Gusa icyo ashaka kuvuga, nubwo ubizanye mu urwenya, ntacyo urwenya ruba rutwaye.
ni byiza nanjye kunduhura mu mutwe kuko iyo mbitekereje ndikanga. ibintu birakanganye cyane, njye niyo mpamvu Mm. ino ngingo nayitekereje Urumva kukubwira. jyewe jye nabonye jenoside, Mm. jye narayibonye. waranayihagaritse Ibindi tutamvugira So, narayibonye. so bivuze se ko wagize n'uruhare mu kuyihagarika? ariko n'ubu ndiho ndarugira. aho ni ukuyikumira ko itasubira. Ese uragira ngo ingengabitekerezo ya jenoside iba yatangiye iyo uyifite uba watangiye violence mu mutwe wawe, kuko uba wifuza yuko the other party barimbuka. Erega hari ikintu nashakaga kuvuga cy'ingenzi, ntekereza yuko hagakwiye izindi ngando zihariye z'abantu barangije ibihano, kandi inzego za leta zikongera zikabihanangiriza, zikabigisha zikavuga, ariko nyamara uzarenga kuri izi nyigisho hari icyo tumuteganyirije kandi kitari cyiza cyane. kirenze igifungo. Aba bantu bakabyumva ko turi seriye cyane. icyo ndacyemera ku kintu cy'amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside abasore, nta miyaga na mike ikenewe. nta muyaga na mike ariko twagiye ari iyi leta ari n'abanyarwanda twagiye turenzaho bikabije cyane, birenze ibya buri muntu usanzwe wa buri munsi, kugira ngo dushobore kubana. ariko niba batabishaka turajya mu mitsi. amusore turajya mu mitsi. turatugabane cyangwa bimeneke? oya, nta bintu byo kugabana, nta bintu byo kumeneka bihari. turajya mu mitsi. ibi bintu n'ubundi leta yabikoze bamwe tutabyumva, ariko turihangana kuko twizera abayobozi bacu n'ubuyobozi, turemera tubana nabo n'iki. ariko niba bagikomeje umugambi wo kwica abarokotse, aya musore ku mugaragaro na leta ibura ikibikoraho. muga dusoza siza ko karugu nakumvishe turaza kubipfa, na leta ibura ikibikoraho. kuko leta nitubona itaduprotecting, we shall protect ourselves in a way we know. ikimenyetso cyerekana ko hari ikibazo atari ubutabera. iyo abaturage batangiye gufata ubutabera bakabushyira mu biganza byabo, haba hari manque ya justice. ariko leta ntabwo nyirega kutatanga ubutabera, ariko nanone ubwo nimba ntibutanga umusaruro, itanga ubutabera butuzuye. oya, wivugire igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega. this thing of jenoside bigomba guhagarara as soon as, nta nubwo ngomba kurenza iyindi, kongeraho indi myaka 5 ku iyo mfite ubu ngubu, icyo kintu kitarahagarara. this thing, the president should come out, inzego z'umutekano should come out, guverinoma yose should come out, ibi bintu bakabikumira hakiri kare. ubibonetseho aho bamujyana simazi. ariko niba ari uguca imitwe abantu, Minisita Bizimana Jean Damascene akaduhereza imibare, these are not numbers, these are human beings. abantu barokotse jenoside baracyakomeza kwicwa mu maso yacu. no. ibyo bigenda byanze ni ishyaka mbizira. abarokotse jenoside ndabona ntitwabona polisi n'abantu n'abasirikare bahora bahagaze ku ruza zabo. ariko please, igihano cy'urupfu twagikuyeho, ariko nibishoboka hazemo exception ko dushobora kukigarura ku muntu warangije igihano cya jenoside, ugishobora ugihembera iyo ngengabitekerezo, bamushyire ku giti ku mugaragaro, bamurase, bagaragaze bati actually bamurase, bagaragaze bati umuntu utazahinduka, this is how we are going to do our outcast.
abantu sosiyete nyarwanda yateye umugongo ni gutya. Uyu murongo ugomba gucibwa kandi ugacibwa vuba, kandi ibi bintu na leta igomba kugaragara ko bihangayikishije birenze ko duha imibare, kandi bikazamo agency. Agency twabonaga mu kubaka ibyumba by'amashuri kugira ngo amashuri yiyongere, agency twabonaga mu guca nyakatsi, agency tujya tubona mu gukura abantu manegeka, habeho na agency yo gushaka bano bantu bakiri mu ngengabitekerezo ya jenoside. Niba ari n'abihisha mu mutaka wa politiki, uwo mutaka nibawuce uwo muntu azi. Ntabwo bishoboka. Muga urakoze. Buriya ndakozera. Funga kamera sha, ibi ngibi jyewe